guys, ubwo rero nibwo buzima bwo muri Bruxelles, muri Belgium, aho Gusa herereye muri Kujya. Guys, abo ni abantu bagenda basubiriza ariko ntago basaba nko mu buryo bwo gusaba, ahubwo bakora spectacle bakabyina, noneho wakumva waryohewe ukamuhereza. Ntabwo ari bya bintu byo kuvuga ngo wampaye wamfunguriye, oya, berekana utuntu nyine tw'udukoryo nk'utwo nyine uko muri kutubona, nawe wakumva uryohewe ukamuhereza. Urabona ko abantu bose babahaye. Uwo rero ni umuntu wacu kabisa, umusista wanjye, nawe twari twasohotse tugiye gufata akantu, tugiye guhura aho ngaho nyine. Urabona ko twiteretse, aba badamu bararya uwumva ashonje ni karibu tuze kumuha. Kandi nababwiye ko cheesecake ni le péché mignon chez Guiza Flora, mbese ntabwo nayicaho. Cheesecake niyo amenyo yaba agiye gukuka, iyo ngiyo ntabwo nayirenga kabisa, irampamagara. Aho rero murabona ko twagiye kwifata neza n'umuvandimwe wanjye, turaryohewe nyine. Abadamu bisohoye, abadamu iyo bisohoye rero ntago bihenda, ntago ari bya bintu by'abagore badepanda n'abagabo, oya. Iyo abadamu bisohoye barirekura nyine, bakaryoherwa nyine, bakiha akaryoshye. Ngaho mukomeze murebe, ako ni agace bahaye kugira ngo mwumve ibiri muri no video, ubundi muze twigendere dutemberane na Guiza TV show.
ubundi tuzapfa reka twirinde ngo bisafata gutya ngo nirinda gushyiramo umuntu utabishaka nta kibazo rwose ngiye se ngiye we nta kibazo bitwaye ngaho subiza abantu muraho nakiriye rero umuvandimwe wanjye i Bruxelles nishimiye kumubona welcome
aho rero Gwiza yiyemeje kogosha. Guys, niba mbabwiza ukuri, niba hari umudamu utazi kwiyitaho ku bintu byitwa imisatsi, mu kuzanyimira ibanga ukuntu abandi ibintu by'imisatsi babigenze, ngiye byarananiye. Ingofero nibyo byanjye, igitambaro nibyo byanjye. Iyo umusatsi umaze gukura uramvuna ukagira ngo ntwaye ibiro bingahe, kuwusokoza birandya, mbabara uruhu rw'umutwe. Aho rero narogoshe mbere y'uko njya mu Bubiligi. Yes, aho rero nanjye nifuje gushyiramo agakara kugira ngo mpindureho gatoya. Ariko ndababwiza ukuri, ukuntu ukura vuba vuba ni nabyo binsetsa. Ibaze ko nawogoshe ntarava mu Bubiligi, ariko ushobora kuwufata ukaba wawusuka, kandi nogosha kari gake utabasha no gufata. Urihuta cyane gukura, niba ariyo mpamvu wenda bintera no kogosha simbizi, ariko ibintu by'umusatsi byarananiye. Fata wig nkagereka ku mutwe nkaba nirutse. Sha ngewe rwose ntuzangure. Iyo nza kuba umugabo ntari kuzajya nkora muri salon de coiffure barigusha buri munsi. Naho ubundi iby'abadamu imihindo y'imisatsi byaranze. Aho rero Spanish umugabo wari uri kunyogosha, noneho ikigusize nzira salo z'abadamu, nigira mu z'abagabo bakanyogosha nk'abagabo rwose nta kintu biba bimbwiye. Aho rero nagiye kugira ngo abagabo banshyiriremo colors, kuko nabonaga ibyo mu bagore haba hatonze imirongo. Guys, muri salo z'abagabo nta murongo uburiyo. Niba ushaka gukoresha akantu akariko kose ku mutwe, igire ku bagabo, barakwakira neza, bagukorere kandi vuba, nta bya bindi byo kubanza kuvuga ku matelefone by'abadamu. Reka da, bagukorera ibyo ukora ubundi ukigendera. Aho rero Flora Gwiza yahinduye look, uwo ni njyewe nkaba ndigendeye nk'umugabo mu muhanda. Aho nyine mukurikirane mukomeze murebe ukuntu byagenze. Thank you.
so much for your attention, for your vibe. If you like the show, any tips? Merci beaucoup. Merci beaucoup. We are so grateful. Merci beaucoup. Bonne journée. Ok, merci beaucoup. People, thank you so much for your attention, for your vibe. If you like the show, any tips? Merci beaucoup. Merci beaucoup. We are so grateful. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Voyez là.